Amakuru y'incamugongo, amakuru ababaje cyane, amakuru atugezeho muri aya masaha y'umugoroba yo ku itariki ya 19 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2024. Ni inkuru y'incamugongo, ngira ngo nk'uko uriho urareba kuri iyo screen yawe, mu maso hawe uri kurebamo impanuka. Ibyo ni ibikapu, izo ni inkweto uriho urareba na tumwe mu twenda abana bari bambaye. N'abana bari muri iyo modoka uriho urareba, ni ikigo cy'ishuri cya St Matthew. Ngira ngo uriho urabireba ni n'imodoka ya taxi ya hiyase yatewe amabara y'umuhondo kugira ngo ijye icyura abanyeshuri bo kuri iki kigo, ariko ibintu bibaye mu by'ukuri birababaje cyane. Abantu benshi bari gukomeza gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ni impanuka ibabaje cyane ibereye hariya mu karere ka Nyamasheke, niho mu murenge wa Ruharambuga, aho iyi modoka itwara abanyeshuri yavaga ku ishuri rya St Matthew icyuye abanyeshuri. Ni mu gihe iyi mpanuka yabaye yahitanye abanyeshuri bagera kuri 2. Abanyeshuri abana 2 bari muri iyi modoka bamaze gupfa. Nk'abantu mwe birababaje cyane. Ni mu gihe ariko kandi harimo abakomeretse, aho bivugwa ko harimo abakomeretse mu buryo navuga ko bukomeye, ariko abo bose bahise bihutanwa ku kigo nderabuzima cya Kamonyi no ku bitaro bya Bushenge kugira ngo aba bana bitabweho. Gusa mw'abantu mwe ngira ngo nk'uko uriho urareba kuri iyo screen yawe, iyi mpanuka ibaye urabona ko n'imodoka yataye umuhanda. Ngira ngo uriho urabireba ko mu by'ukuri uburyo iyi modoka yaguye yabaye nk'itangiriwe n'umukingo, yabaye yaguye nko mu gacokomo, niko nabivuga. Ngira ngo uriho urabireba kuri iyo screen. Nk'abantu mwe birababaje. Abantu benshi aya makuru ari kubatera agahinda kenshi cyane. Bamwe mu bantu babonye iby'iyi mpanuka baravuga ko iyi modoka ngo yari isa nkaho ifite umuvuduko. Ngira ngo mu by'ukuri murabizi hari igihe batwaye abanyeshuri usanga birukanka, so babonye rero iyi mpanuka baravuga ko nyine umushoferi wari utwaye iyi modoka yarasa nkaho ari kugendera ku muvuduko, hanyuma kuringaniza umuvuduko biranga, anaribwo iyi taxi byaje kuza kuba byagenda gutya. Ngira ngo muriho murabireba uburyo iyi modoka yangiritse mu buryo bukomeye cyane, ndetse n'ahantu yaguye. Donc mw'abantu mwe birababaje cyane. Ababyeyi barerera muri iri shuri n'umubabaro mwinshi. Hari nabo bivugwa ko bahise bajya muri koma bitewe no kumva amakuru nyine ameze gutyo ko abana babo bakoze impanuka. Mw'abantu mwe birababaje cyane. Abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ibi bintu mu by'ukuri bibereye hariya mu karere ka Nyamasheke biri gukomeza kugarukwaho cyane. Si rimwe si kabiri imodoka z'ibigo by'ishuri, cyane cyane izitwara abana batoya, zikoze impanuka. Akenshi ugasanga abantu baratabaza bavuga ngo izi modoka bajye bareba ko mu by'ukuri zujuje ibisabwa, haba controle technique, haba kuba nyine imodoka zujuje ubuziranenge, abashoferi bazitwara niba bafite ubumenyi buhagije. Ngira ngo murabyibuka hari nk'impanuka yabereye mu mujyi wa Kigali ku Irebero, niba nibuka neza murabyibuka ko ni ikibazo nyakubahwa perezida wa repubulika icyo gihe yanavuzeho. Donc ni impanuka ibabaje cyane. Mu by'ukuri benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, benshi bababazwa n'aya makuru. Bimwe mu bitekerezo biri ahantu bagiye bashyira
donc aya makuru hari uwagize ati rest in peace, ariko izi modoka zigweho zitwara abanyeshuri. Undi ati rest in peace, kubitahiye abarembye nabo Imana iborohereze. Undi ati nihanganishije ababyeyi barerera kuri iri shuri, ni ukuri mukomere. Ati birababaje cyane, gusa izi modoka ni ukuri zigweho kuko uburyo zikora impanuka n'uburyo budasobanutse. Hari undi wagize ati Uwiteka nyirihumure rwose, ati tabara abana bawe kandi wakire izi roho z'aba baziranenge. Hari undi wagize ati ubundi se ko nabonye imodoka ziba zishaje n'abazitwara bashaje arizo boherereza abana, ubundi ubwo umutekano wabo mugira ngo ntuba uri mu kangaratete koko? Ati ahubwo ibi bintu bikwiriye gukosorwa. Ngira ngo ni ibitekerezo byinshi benshi bari gukomeza gutanga. Hari undi wagize ati heart felt sorrow, ati umutima wanjye urababaye cyane. Ati rest in peace kuri aba baziranenge. Gusa izi modoka z'ishuri kweri abantu bagenda bazigarukaho ko ziba zishaje kandi baba batwara abaziranenge. Ati rero ni ukuri ibi bintu bifatirwe ingamba. Undi ati rest in peace, ariko izi modoka zigweho rwose zitwara abanyeshuri. Undi yagize ati iyi mpanuka yabaye mpari, ati ni impanuka yari iteye ubwoba ndetse n'ukuntu mu by'ukuri ahantu iyi modoka yaguye, ati nibigaragaza ko ari umushoferi w'umuswa. Ati byanga byakunda barebe niba uyu mushoferi atari yasinze. Ati byaba byaviriyemo iyi modoka kuba yata umuhanda, kuko ni ukuri ahantu iyi modoka yaguye n'ibintu bidasobanutse. Undi ati iyi ni inkuru cyane itugezeho kuri uyu mugoroba. Bati birababaje cyane ni ukuri kubyakira. Undi ati rest in peace kubitahiye, ni ukuri Imana ikomeze ababyeyi baburiye ababo muri impanuka ndetse n'abarembye, Imana ikomeze ibakize itange ihumure. Undi yagize ati ni ukuri birababaje cyane, izi modoka zigweho bajye batwara neza, cyangwa se abana bajye batwarwa mu modoka zidashaje, kuko urebye uba usanga izi modoka zishaje. Donc wumve n'ibitekerezo byinshi. Wenda nsoreje kuri iki gitekerezo, hari uwagize ati iyi modoka yanyuzeho ndi kuyireba, ati nabonaga yirukanka cyane. Ati mpita ntekereza ko hashobora kuba yahura n'impanuka, none ngeze imbere numva ko Kongo ya modoka yaguye. Ni ukuri byari biteye ubwoba. Ati mwe ntabwo mubizi uburyo aba bana banatabawe kweri, ko bari bameze udukapu ndetse n'amaraso ya uburyo baviriranaga. Ati byari biteye ubwoba, Imana itange ihumure. Donc ngira ngo nk'uyu muntu nyine avuze uburyo nyine nk'imodoka yamunyuzeho imeze yirukanka itwaye abana. Donc ngira ngo mw'abantu mwe, iyi nkuru iturutse hariya mu karere ka Nyamasheke irababaje cyane ku rwego rwo hejuru. Soreje ahangaha, ndabakunda ni ukuri, ndabihanganishije mukomere. Ababyeyi bafite abana baburiye ubuzima muri iyi mpanuka, ubwo yavuga kuri Semafiyu, ni ukuri mukomere, ndetse n'abarwaje ni ukuri mukomere, ndetse twifurije abana gukira vuba. Reka nsoreza, ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Reka dukomeze tubane mu zindi nkuru.